mumeze mute bakozi barushoboka TV show mumeze neza gahunda ni yayindi bakunze bagenda bakunda cyane byagera ku bakoze subscribe nkavuga ngo oh God bless you murambasabira imigisha kuko buriya umuntu ukwifuriza iterambere ryawe ntago umuntu yagushyigikira atakoze ibyo abashije kugushyigikiramo jamais cyangwa utabishoboye sava ariko ntago wambwira ngo gukanda subscribe ukora akantu kamwe urabizi internet pack ufusha ubusa niyo nyinshi ntago wambwira ngo ntakora subscribe nkubwira ngo uri umuntu wanjye jamais ntago bishoboka ntago twabyumva kimwe noneho abantu tujya duhura babwira ngo bakoze subscribe najya kureba kuri telefone zabo bagasanga bagakoraho ako kanya ndabashuhuje ubu ni njyewe mama birashoboka sijya aca ku ruhande nuko nisanze aha twagiye part 2 Regis na Miki koko hangana bakundanye ariko ndagira ni nyamuneka kuba utandukanye n'uwo mwakundanye ntabwo biguha uburenganzira bwo kumusebya hano ko Regis yarakaye ni ubwa mbere numvise Regis avuga kuri Miki njye nibwo bwa mbere byumvise Miki yamuvuzeho kenshi turabyumva ariko noneho munyumvira ukuri yahaye Miki na Irene uko tumukundira ibikorwa byiza akora areza umukobwa witwa Vestina Dorcas Vestina aramushyingiye bamwambitse ingofero y'umubyeyi twese turamushimye ubuse bibaye nka bya bindi ngo ntawe buri byiza n'ibibi kuri Regis abaye ikibazo Regis yarakaye kugeza ubwo avuga ngo bakwega imitsi abaye nka data yumvira nawe baka tubanze twumve hano abwiza ukuri Miki maze bamubwire ariko Regis yarabyibushye kubyibuha ko yarabyibushye twese turabibona yego kubyibuha ntabwo ari byo bigaragaza ko umuntu abayeho neza ariko aho ngaho nawe aho ngaho nawe ari ibintu bigaragara nawe urabibona se burya muvugana no kuri WhatsApp agubwo arabyumva yaratada kuba bavugana kuri WhatsApp ntabwo bivuze ibyo mutekereje kuvugana ni kimwe bakora ibintu byinshi bitari ku murongo kandi babona byari bikwiye ejo bundi uza uri kwibutse uwatanze muri aka kazi uzajya ufite abantu ushimishije umukundira ndetse uhurira n'akazi kanjye kandi nakora professional urazana yanjye na fifite nakoraga muri Afromax mu Rwanda rwiza sibyo benshi mu itangazamakuru ababishoboye baguhaye ibiganiro ni impamvu ntaguhaye ikiganiro n'abanyarwanda bimenye n'impamvu najya nza mu biganiro umuntu muza kumufata nk'umukeneye mukazana izo modoka zanyu mwarangiza kumufata akaza bakora ikiganiro akagira ibyo bibwira abanyarwanda mugacuruza yewe nawe akagira icyo amenyekanisha twazana n'ikibagiye nyuma w'umukeneye kumufite umusiga kuburyo n'icyo kuri kamera bifite watsi imodoka agenda nyiri ikiganiro wacyo none se Regis uragira ngo bajye baza batujyanire mu modoka ariko iyo umuntu yarakaye niba itari ngombwa arabivuga none se bazagire bagomba kuyatsa none se bajyanamo abo babasha kuganiriza bagomba kuyatsa bakagenda aramenye ejo ntazajya kugira aho nifatira inkuru nakwatsa imodoka bakavuga ngo cyangwa n'undi akavuga ati Regis yarabivuze none se atayakije yagenda n'amaguru kandi yaje n'imodoka tufate nkaho atameze neza wenda afite ibintu bimutera kuvuga ibintu atateguye byibuze nyarwenge leta igitwa mu kuganiriza abasazi ushyirase kuri kamera nyawe urabizi ngo hano Regis nawe ararengereye bivuze ngo Miki muri iyi minsi uri kumufata nk'umusazi niko bivuzwe da sinjye ubivuze Miki mwana wa mama ndagukunda umunyarwandakazi mpamvu uvuze ngo mwana wa mama uri umunyarwandakazi nawe ndi umunyarwandakazi uri umu influencer nanjye ndimo ndazamuka niyo gahunda ariko reka tujye twubahana muri ubu buzima ikindi numvise Regis yavuze ibintu bitari bikwiye no kuba byakamenyekanye akoresha nawe hano warengereye soba kariya kantu bavuze ngo Miki niwe yafungishije mama we kari ngombwa ko kavuga gusa nyine umujinya ntacyo udakoresha ariko buriya ni isomo kuri Miki ndatekereza n'undi wese ubundi igihe ufitanye n'umuntu amabanga igihe uzi ko
gerageza, ntabwo bivuze ngo ube victime yo kuba mwarabanye, yo kuba abitse amabanga yawe byari tujya twumva ngo wabigukangishe, ariko nawe waramushotoye. Miki, gerageza nyabo, gerageza wa mubyeyi mwiza we, dore uri mwiza no ku isura. Gerageza amoha akeneye ejo hazaza heza, ejo bo kujya babona amoha bavuge ngo amora mama we ni wa wundi gutya na gutya. Oya, ababyeyi beza, ababyeyi b'u Rwanda, tugirire abana twabyaye, si byose. Yego ntawe ushimwa na bose, nta n'uwangwa na bose, nta n'ukundwa na bose. Abakuvuga nabi bo ntabwo babura n'abagusebya babaho, ariko natwe byibura n'ibinaba bijye biba tutabigizemo uruhare. hari abantu bagenda gushyira kuri kamera baranabagaragaza mu ntara, rero hari n'abo bagomba kujya gushyira kuri kamera mubanje kumenya ko bameze neza, mukanabaza mu wariye ese nta kibazo. Akoresha aho ngaho nawe Irene uramurenganyije. Ese Irene uko Miki yagaragara niyo yaba afite ikibazo mu mutwe nk'uko mubivuga. Ese ubundi Irene yari kubwirwa n'iki ko Miki agifite kandi ameze nk'umuntu umeze neza? Aho ngaho nawe Irene uramurenganyije. Sinjya njya ruswa ntawe ndengera muri mwese. Icyo dufite cy'ubuzima ukamenya n'ukuntu ameze. Miki w'aka kanya ibi ni by'ubukene nyine tu nimuvugaho uhita ubongerwa n'abantu benshi bagukunze, n'ibyo uhita ubona abagabo mu buryo nazi bagusapotinga, ariko ibindi bintu gukora naka Zaho kumuvugaho kwawe biramwamamaza. Niba ari icyo ko numva yajya ahora abikoresha. ntabwo bikwiye, ntabwo biri mu ndangagaciro z'umwana w'umukobwa, tuba dukwiye no kwiyubaha mu buzima busanzwe, sibyo? Kuza ukajya imbere akamera kwa muganga nyirigiri ukaza waba umuntu kwiyumva umukobwa uri gucuruza ngo ndi kumucuruza he inshuti yanjye, ndi kumucuruza hehe, kuki kuca nariye, turimo turasapotinga, turimo turafashanya, turimo turagaragaza ubuzima tutuyeho bwa buri munsi. Ubwo murimo murafashanya nk'uko yavuze ko mwabanye mufashanya, sibyo arata? Hano noneho Regisi yarakaye yiyamye Irene. N'akantu k'imitsi kajeho. Cyangwa wundira kuri iyi mihanda abenshi baba batanaziranye, ni amazina gusa akoreshwa kuba umuntu azwi n'udazwi, bigatuma ubwaho nyumvira amagambo make Regisi ahaye gasopo Irene ngo niyongera kumuvugaho uretse uze wumve. Iyo mu buzima bwawe ushaka ko tuzamenya tuzahura imbona nk'ubundi ntabwo tubariza nta kibazo. Sorry. Murabizi ko turi mu gihe cy'ubukonje nyine, hano natwe twageze ntabwo byoroshye. Akantu ko kumvana imitsi Reji, hano nawe wakabije. Akantu ko kumvana imitsi kari akakera, abantu bajyaga kuvoma bakarwana ku iriba, turabashoboje. Aho niho abantu bajyaga bumvana imitsi, nta bantu b'abagabo byongeye basobanutse bakuvuga ngo barwana jamais. Niba nawe ujya ubitekereza kurwana n'umuntu, menya ngo ndaciriritse. Nta muntu rwose uri smart, nta muntu usobanutse muzima wiyubashye ukwiye kurwana. Akantu k'imitsi oya, ahubwo ndabifuriza kuzahura nk'abantu b'abagabo mukaganira mukabihuza, kandi birashoboka kuko mwese muri abasitari, guhura byo biroroshye. Niyo mishyikirano y'amagambo yabo turi mishyikirano y'imana usibye ko dukwiye gukora ubucucu kuko ni ibyadufasha imyaka yose. Irene kumva aragura yizeye se ko Regisi numva yizeye. Ntacyo bimaze. yavuzeho udakagirigiri ntabwo wese ugira hanyuma se uwo mwabyaranye umwana ni iki? Si papa w'umwana wawe ntabwo yitwa Se wa mugani Miki. Mwana ijye duha kuvuga make, duhe n'ubwenge mu byo dukora. Hamagara niba nta mu ex ugira, uwo mwabyaranye ni iki? Mu magambo make ubu ngubu Miki nawe abaye undi mukoro wo kwibaza, ababizi musobanure ubundi ex ni iki? Dushobora kuba tubyitiranye. Wowe ubyumva ute? Nzagaruke nanjye mbabwira uko mbyumva. Niba Miki afite umuntu babyaranye, akaba afite abo bakundanye, aba arabihakana, wenda gukundana nta kimenyetso kigaragaza ko koko bakundanye. Yavuze ko bakoranaga, ariko twese turabizi gukorana ni kimwe no kuba mukundana ari ikindi. Hari ibimenyetso bifatika mu biganiro wagiye wikorera by'uko mwakundanaga, ariko icyo reka tukireke kuko
gukundana ni kimwe, abantu barageza aho barakundana, buri wese agira igihe cye mu buzima bw'undi, ibintu bikarangira. Ariko si uwo mwabyaranye we bimeze bite? Regis ariko yaraka yaratanze no kuri kuta. Nka data. Siko mugiye kuzatuma abanyarwanda tuba nka ba bandi ibyago by'abandi bigiye kuba umugisha wa bamwe, turashize. Ntabwo avuka mu gatenga se hatuye, ntabwo mwabanye umwaka wose by'ubugiye, wowe utumiza kwirirwa kuri kamera ugasoza gupima mu bafungiye n'abanyarwanda bose bakimenya. Icyo kintu wagize ibanga cyatumye agomba waza kugira ukaza ukarira. Kumbi baranabanye umwaka, niba barawubanye rero ubwo ntaho yahera avuga ko nta ex. Kandi nk'ikintu kiri kizima ntabwo njya ndakamuza gusa umuntu n'ubu narakaye kubera gupima arimo ararira hejuru yawe. So Queen ari kurira mama. Queen mama pole. Niko bimera iyo ukundanye n'umuntu nyine afite yarakundanye n'utoroshye, akenshi bigenda bikugarukaho. Ihangane n'abandi bameze nkawe, mwihangane mama. Cyangwa abantu umwaka wose rubana umugabo yarashingiwe n'umugabo, umugabo utundi twitwa amakumba y'irato yarashingiye akabari kamugiye mu komiki. Ibibazo yagize nanjye yabimbwiye numva bineye kanse bugufi nabikoze mwese mwarabibona. Bamushingiye akabari ashingirwa n'umugabo yari umuseriveri mu kabari hano ku kabari k'Ikanombe. Nta kintu kimwe atazi mani iki niyemeje kumufasha n'ubu inyuma maze kumva inkuru y'ubuzima bwe n'umwisha ukuntu ababaje. Uri kumva ni ikiwowe ku giti cyawe. Uwo mugabo yagushingira akabari akagushingira yahoze ari bose wawe, wambwiye ko nta kintu gusigaye yagushingira umugabo twawe n'imfura cyane, amaze kugushingira akabari akabura ikintu ukajyaho ukabikiniramo ugashakiraho akaba yagushingiye. Ntiyibuke neza nta kintu kimwe gikoresha. Niba gikoresha ngo wazimike bikanombe abantu bazimike ikintu nkuyemo, isomo nkuyemo nawe ufite iryo uri bukuremo. Umubano wa Miki na Regis no gutandukana kwabo, mu magambo make no kubukundana n'umuntu bitaguha uburenganzira bwo kumuganiriza A Z y'ubuzima bwawe. Ndakubujije bukunze birashoboka TV show, kuko yaba Miki atarabwiye ibi byose Regis ntabwo aba amwanditse ngo abishyire ku karubanda twese tubyumva. Ibyo bintu murabyumva? Ibaze nyine aho umuntu ageze ati umugabo mwarahuye kugirira impuhwe yagushingira akabari, gushinga akabari bivaho ubyabyinamo yashakiramo umugabo. Ibyo bintu murabyumva? Amagambo make avuga ngo ukuza arakubara. Mwana ijya iduha ubwenge no kumenya ibyo tugomba kuganira. Nibyo bindi nyine ngo akarenza umunwa akarushyiraho amagara. Ihangane Miki mwiza, ihangane rwose, sinjye wabizanye imihanda kariho karavugwa. Katwiyumvira amatiku, abakunzi b'amatiku nabo bakoresheje bibyumve. gucuruza urumogi, yazize gucuruza urumogi atarimo aragutunga no kugira ngo wowe ugerageze witeze imbere Sorry. urimo uraza kuza kuvuga abandi bantu barangiriye mama wajya gufunga wibuke neza ni wowe ubwawe wamutanze. Ibyo bintu bitumye mikasa bitumye mikazimira akabera arongera bisubiyemo ko Miki yatanze mu maboko. Mbese muri make umubyeyi wa mugani wamusohoreyeho ngo utazi izina arabyaye ngo azire narashatse, utazi izina arashatse azire narabyaye. Mwana izamurengere. Ndahamya ntashidikanya ko na Miki ubu ngubu niba koko ari nawe wabikoze ntabwo bimushimishije, uba aricuza. Ariko Imana irababarira kandi n'umubyeyi ahorana imbabazi, wenda abizi ko yamubabariye. Regis arantu yavuze ngo na mama we ntazamubabarira, azamubabarira Regis. Umubyeyi ahorana imbabazi. yavuga ibyo ashaka n'umva muri we azavuga ngo ntatunga abagabo. Ibyo byose ni kuvuga n'ihungabana. Yewe ninshaka reka ageze aha ngaha, ntabwo byoroshye ariko mu magambo make Miki na Regis ndabifuriza guhura mukaganira nk'abantu babanye banaziranye. Ubu ikigaragara hari n'ibyo Regis atatubwiye kandi azi. Ukuza arakubara. Bakunze birashoboka TV show, reka twige kujya tumenya ibyo tuganira n'inshuti zacu, sibyo? Twige kubabarirana, twige mbese niba ufite umu ex cyangwa n'undi muntu. Regis nawe hano hantu yego warakaye wabikoreshejwe n'umujinya ngo yarakaje umukunzi wawe, umugore wawe muri kumwe ubu ngubu, muri make ubwo n'umukeba wa Miki.
ntago kabura nyine Miki nta kuntu atamuvugaho nawe urabyumva niba ari byiza yakubonyeho ntago nshimishijwe n'uko undi nyine nawe yabisigaramo ariko iyo abantu batandukanye baba batandukanye twige gutandukana niba utandukanye n'umuntu mu buzima bwe muvire mu buzima ukomeze gahunda zawe nawe ukomeze gahunda ze tureke gukomeza kuba ibibazo kuri bagenzi bacu bakunze bashoboka TV show ikindi cya kabiri Regis we niba Miki yakurakaje warakaye pe twese turabibona ntabwo byari bikwiye kuvugamo ibya mama we njye nabigaye noneho hari ahandi hantu we y'ibaba we ndaje nkore na patiti akantu numvise Regis avuga ku mwana wa Miki Imana turengere uwavuga bwa kwiravuga cyangwa kandi sinshaka kujya ndambira abakunzi banjye